maso inyuma urabona ibintu byinshi byatinze. N'ubu ngubu urabona byinshi ukeneye usengera urimo gukurikirana ariko udashyikira. Kubera iki? Byaratinze. Imana yo mu ijuru uyu mugoroba ibohora ikintu cyawe cyose cyatinze kikugereho. Imana ishimwe yuko nubwo byatinze ariko byamugezeho. Haleluya. Imana iguha umutima wo kwihangana n'imbaraga zo kwihangana, ariko kubohorere ibyawe biri mu nzira. Epafrodito akugezeho ibyawe byatinze mu nzira. Uyu mugoroba usengere Epafrodito ubuzima bwawe, kuko buri muntu wese mu buzima bwiwe agira Epafrodito umugezaho cyangwa se umuzanira imigisha yiwe n'ibyo kumufasha n'ibyo kumukenura.